Ya bakunzi ba N-Africa TV twongeye kubasuhuza tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu bwo kugaragara muri wa mwaka mwiza. Nifuje no kugira ngo dukorane ikiganiro tugaruke ku mwaka wa 2025 wagenze ute, wa 2026 tunabereka n'udushya tuje muri 2020. 2025 wagenze ute, ese 2026 twayitangiye gute, udushya tujemo nutuye. Hari udushya, ese ako gashya waba wakamenye wowe? Niba ukazi ngwino tukaganireho. 2026 itangiranye udushya twinshi cyane, ndagira nkubwire ngo mu dushya itangiranye natwo reka nkaguhishire. Ndabashuhuje rero abakunzi ba N-Africa TV, nitwa Dr Nzayisenga Antoine, nkaba ndi umuyobozi w'iki gitangazamakuru, kandi igitangazamakuru cyanyu duhari ku bwanyu, kuko mudahari ntabwo twaba duhari. Niyo mpamvu tubasaba ngo reba kuri iyo nzogera iri hasi ukore subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa, nurangiza ukore like, nurangiza ukore share, numara gusharinga ukore na comment. Ibyo biraba bibaye urabuduhaye umusanzu wawe. Kandi ndagira ngo nongere nsabe abadukurikira bavandi, rwose igihe ubonye ibiganiro tubaha bikunyuze, ugerageze ushyiremo komanteri, utubwire ibyo twakwimprovinga cyangwa se ibyo twazamura, kugira ngo iki gitangazamakuru kibashe kugera ku rwego twifuza. Nongeye no kubabwira kuri cya gitangazamakuru cyanyu cya Rise and Shine mwakunze, abajura barakibye, ariko dufite ibyiringiro ko kizagaruka, kandi Rise and Shine kongera kubagezaho imyidagaduro nk'uko yabibagezagaho. Kuri N-Africa TV rero murabizi yuko ni igitangazamakuru dufite kibagezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'iyobokamana, amakuru ajyanye n'umuco, uburezi, ubukungu. Uyu munsi rero ntabwo turi buze kuza kuvuga ku bukungu, noneho tugiye kuvuga kuri politike mpuzamahanga. Murabizi yuko turi Pan-Africaniste, dukunda guharanira ukwigenga kwa Afurika. Iyo tuvuze Afurika tuba tuvuze Afurika turimo turota, ntabwo ari Afurika iyi ngiyi twumvishe, Afurika twigishijwe. Iyi ntabwo ari Afurika yacu, mu magambo yandi ni Afurika y'abakoloni. Iyi Afurika y'abakoloni rero niyo ifite ya migabane. Reka ngaruke kuri iki kintu. Mu by'ukuri ibiganiro n'ibiganiro by'uruhererekane, buriya abakoloni bo baraje bigisha abanyafurika kurinda imipaka yabo, babigisha kurinda imipaka yabo, icyo bita sovereignty, icyo bagishyiramo imbaraga cyane. Ariko kwa kurinda imipaka yabo, bigishije abanyafurika kurinda imipaka yabo, ubwabyo hatwe noneho Pan-Africaniste twamaze kubona yuko ari ikibazo. Ni ikibazo. Icyo kibazo rero tuvuga cyo kuba baratwigishije kurinda imipaka, ese bo abakoloni kubera iki bo iyo mipaka batayirinda? I Burayi imipaka irahari, ariko imipaka ntabwo ari ikibazo, ntawe ibuza guhita. Muri Amerika iyo dufashe ziriya leta zigize kiriya gihugu cya Amerika, ni leta nyinshi. Ese kuki harimo iyo free of movement? Muzamukunda kumva mvuga ngo free of movement. Bavandimwe, waza muri Afurika bakavuga ngo Kongo, reka nivugire Kongo, ntabwo ariyo ndibuze kuza kuvugaho cyane, ndaza kuvuga n'ibindi bihugu, ariko impamvu ngikunda kuyigarukaho nuko ni igihugu mfitanye amateka nacyo. Aho rero icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Baraje bati Kongo igomba kuba ifite imipaka ingana gutya, bati kandi ikindi igomba kwitwa Kongo Belge. Bati tugiye gushyiraho Rwanda Urundi, bati tugiye gushyiraho n'ibindi. Baragize bavanyeho ubwami bwa kera cyangwa se izo bita Royaume Africaine. Bavandimwe rero, iyo mipaka muzumva nkunda kuyigarukaho, mu biduteje ibibazo nayo irimo kandi mu by'ukuri twebwe
mu byo twemera ko iyi mipaka atari imipaka idufitiye akamaro, ahubwo ni imipaka iduteza ibibazo, iduhoza mu ndyane, iduhoza mu ntambara. Iyi mipaka rero iramutse ivuyeho, njye nshimira cyane abaperezida batatu bo mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika, harimo Burkina Faso, harimo Niger, harimo Mali, uburyo bishyize hamwe bakavuga ngo uramutse uteye igihugu kimwe uzaba uteye n'ikindi. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko bamaze kumva yuko Afurika igomba kuba imwe. Abakunzi ba Africa TV rero twaje kuganira kugira ngo tuvuge ngo iki nicyo gihe kigeze kugira ngo abanyafurika bakanguke, babone yuko tugomba kurinda ubusugire bwa Afurika, aho kurinda ubusugire bw'ibihugu twashyiriweho. Ibihugu twashyiriweho tugashyirirwaho amabendera, tugashyirirwaho imipaka, baragize bati nimushyiraho na constitution n'ibindi byinshi cyane. Ibyo byose ariko kubigira ntabwo ari bibi, ahubwo ikibazo ni ikiri inyuma yabyo, bwa burenganzira abanyafurika badafite. Ntabwo rero ko hari agashya mbazaniye, mu by'ukuri ibyo ntabwo ndibuze kubitindaho, twagiye tubivugaho cyane. Uyu munsi ese urabizi neza, Amerika yataye muri yombi umuperezida wa Venezuela. Inkuru ishyushye cyane. Wari uzi yuko perezida wa Venezuela n'umugore we uyu munsi Amerika yabataye muri yombi? Ese birakwiriye yuko igihugu cya Amerika gifata umuperezida w'ikindi gihugu? Ibi bintu ni ibiki? Ese ibi bintu birakwiriye? Abadukurikiye mukomeze mutubwire. Ureba dufite inkuru ivuga ngo Amerika yafashe umuyobozi wa Venezuela, irangije imushyira mu gihome we n'umugore we. Ni ukuvuga ngo ni wa mukoroni. Amerika n'ibi bihugu byitwa ngo ni ibihangange, mu by'ukuri ntago bakunda ibindi bihugu. None rero bavandimwe ba Africa TV, ese ubu muri Afurika ho turakora iki kugira ngo abaperezida bacu babe bafite umutekano usesuye? Nuvuge ngo ntacyo twakora, kuko n'aya majwi tuba tuzana abana bayumva, kandi natwe we are young generation. Uyu muperezida wa Venezuela mu by'ukuri yari umuperezida umaze igihe, ubu noneho n'agashya kariho. Barimo baravuga ngo Trump confirms strike on Venezuela. Uyu muperezida yitwa Maduro and his wife. Ibyo ngibyo turimo turabibona kuri za CNN, turabibona no ku bindi bitangazamakuru bikomeye. Nkuko rero nababwiye ko tuzatubazanira amakuru atandukanye, amakuru ya politike, amakuru y'ubukungu. Mu by'ukuri buriya niyo bafite ibyo bapfa, ariko ntabwo bajya gufata ubuzima bw'igihugu ngo babushyire mu kaga. Gufata rero umuperezida ukamujyana ukamushyira mu gihome ni ikibazo gikomeye. Abakunzi rero ba Africa TV, uyu munsi Trump nawe yabyemeje, avuga yuko uyu muperezida ngo yafashwe muri strike, ariko ntago ari byo. Ubu bivuze ngo icyo Amerika izajya ivuga, ese icyo ngicyo kizajya kibihame? Kubera iki se Afurika yo icyo yavuga kitabihame? Reka nigarukire rongera ku musozo w'iki kiganiro. Iyi nkuru wenda tuzongera tuyigarukeho, tureba turakomeza kuyisesengura, tuzanayibazanire, kuko ni inkuru irimo guhitinga, ni inkuru ishyushye. Ariko icyo nshaka kugira ngo mvuge nuko mu by'ukuri ibihugu byacu muri Afurika bikwiye kurinda ubusugire bwabyo. Ari ikiganiro twatambukije kivuga ko Afurika ari wo mugabane ufite amaleta y'ibihugu bidafite ijambo, ari wo mugabane ufite amaleta y'ibihugu bidafite ifaranga. Ugende ujye mu mavideo ya Africa TV, hari amavideo ari mu Cyongereza, hari ari mu Kinyarwanda, ukurikire ubashe kureba. Rero ndagira ngo ngushimire wowe wadukurikiye, ndagira ngo nkwifurize umwaka mushya muhire, ndagira ngo nkwifurize kugira ibihe byiza, kandi nkwifuriza ko uyu mwaka dutangiye tugomba gukora byinshi kuri Africa TV. Rero bamaze kubukora sabone, turabashimira, tumaze kugira ibihumbi hafi 3 bijya kugera 3. Abo bose ni umusanzu ukomeye cyane, kandi televiziyo ni yanyu, ntabwo ari iyanjye. Ubwo turi kumwe kuri yo tuzagera ku byinshi. Mbifuriza kugira dukomeze gukora cyane kugira ngo tuzagere kure. Ciao 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 ciao.